cyamvuyeho kika Jesus Christ bapfuye ikintu gikomeye cyane kandi n'umubano wabo warushingiye ku kintu gikomeye cyane ntatinya no kuvuga ko gushwana kwabo bitabura gusigamo akantu k'ubu X reka mbaye ikaze bakunze bacu masuwe mbifurize kugubwa neza muri mwese imana n'imana zitandukanye z'igihugu Rusirimu Jesus TV na Raila Wizisho meze neza ndashima urashima Imana shimira Imana pe ndashimira Imana nta bantu ndi bushyiremo ndashimira Imana gusa Imana yonyine pe ndashamikiwe ubu ndi jyenyine ngomba gukora jyenyine cyangwa se nakora ngakorana n'undi mu DJ avana okay kandi none ubu ngubu ndumva ariko Imana ndumva wagira ngo ni nk'ikintu cyanyiyamuriye ndumva wagira ngo ni nk'igihu cyamvuyeho kika Jesus Christ ndumva no hayiwe datawe wita Muyango nako uwo bita DJ Brian ngo ari kumva ari ikintu cyamwiyomoyeho ari gushima Imana cyane ubundi se cyari kimwometseho ariko ngo ni ikintu cyamwiyomoye nuko ngo ni umuntu wamwihomaga ahubwo niko avuze ubundi sinzi ibi bintu iyo bishya bishyira gusa jyewe nzi ko umuntu nubwo yaba kwihomaho ntabwo ari itegeko ngo ubane n'umuntu urumva ufite uburenganzira bwo kumva nimba hari vibration zitagihuza n'iz'uwo muntu ukayoboka umurongo wawe urumva nawe ukayoboka umurongo we ariko numva utakabaye wumva ngo hari ikintu kikwiyomoye ubundi se cyari kikwiyometseho utabishaka baramwiyometseho oya ntabwo ari uko mbitekereza hano rero ku bantu bumva vuba bahabwirwa benshi bagahita ngo humva beneyo iri jambo abantu benshi bahise bumvamo inshuti ye ngo bashwanye muri ino minsi Muyango batari gukorana bahise bumva yuko ari we yavuze abaye rero uyu DJ Brian umuntu yavugaga muri ibi bintu ari Muyango ari we kintu cyamwiyomoroyeho urumva byaba bibabaje cyane ubwanjye ntabwo naba nkibona ko ari ugushwana uku gusanzwe ibi bintu haba harimo urukundo rwa cyangwa se umubano wabo waba wari urimo urukundo rudasanzwe nakwita nka couple kuko ubundi abantu couple y'abantu bakundana umukobwa n'umuhungu umusore n'inkumi abagore n'abagabo iyo batandukanye nibo bantu nzi ko bashwana kuri extent yo kuri uru rwego akaba ari umu ex undi cyane birashoboka kuko sinumva ukuntu abantu babiri bari inshuti bisanzwe bashwana ku buryo wumva yuko umuntu yari akuremereye nk'aho ryari itegeko ko umutwara ku bitugu byawe urumva ku buryo umuntu wumva yuko byawe simbyumva bino bintu birasobanura rero nimba koko ari we wavugaga sibyo nk'uko abantu bari kubivuga nimba ari we yavugaga biraza gusobanura ko aba bantu bapfuye ikintu gikomeye cyane kandi n'umubano wabo warushingiye ku kintu gikomeye cyane urumva yego hatinya no kuvuga ko umubano gushwana kwabo bitabura gusigamo akantu k'ubu X umwe aho ndaciye undi akumva atakihakeneye kwagera cyane ariko nanone nkibaza kuko nimba umuntu ashobora kuvuga ati genda umvagira ngo ni nk'ikintu cyari kinyubarayeho kimvuyeho birumvikana ko nta gucana uwaka guhari birasobanura yuko umwe aho undi aciye yahacisha umuriro ase nkibaza Muyango yirukanishije DJ Brian ese ubwo niwe muntu wa mbere waba birukanishije cyangwa se waba wirukanishijwe mu kazi ese ko Muyango si nawe umuntu wa mbere aba yirukanishije kandi Muyango se afite authority yo kuba yakwirukanisha umuntu mu kazi katarake ngewe umuntu anavuze ngo wanyirukanishije simba mbyumva yakwirukanishije atese nimba akazi atarake ngo tuvuge ni ufata ibyemezo si HR urumva si CEO urumva ariko muri timu yanyu ni wowe wenda uyihedinze kuyihedinga se bisobanura ko rero wangaje abakozi nawe ubirusha akora ubusesenguzi avuga ngo Muyango ngo hari ahantu yajyaga ngo hari bakanaga na Brian ngo yaragenda akavuga bashaka guhereza nk'akazi Brian mu gihe babwiye na Muyango ngo azakore Muyango akavuga ngo wakosa kugira ngo duhereze akazi Brian ngo aretse ngo tukazana abandi bana bari gutangira ngo Brian ari ukubahindura ubwo nyine agatotsi kari katangiye kuzamo hari n'irindi jambo Brian yavuze ngo hari umuntu wamubajije ngo kubijyanye n'ababana rera yego uwo muntu ngo babimubajije
yarambajije ubwo yarari mu bantu nabo bavuze ko ngo yavugaga ari Muyango ngo arangije avuga ngo reka ngo byabo bana ntubimbaze ngo kandi abizi neza aragiye inshuro ya mbere urumva kubasura abo bana akabasura inshuro ya kabiri arangije ngo aravuga ngo ibyo bintu by'abana ntubimbaze ntabyo nzi isobanura iki rero isobanura ngo aba bantu bombi umwe gushwana kwabo kwahise kwangiza ibintu byinshi mu buzima ubundi hari ukuntu abantu bashwana urumva ukaba mwagirana ibibazo ariko ibintu bifite inyungu mwese bigakomeza yenda ubucuti bwanyu bwakururukuru bikahagarara ariko ibibafitiye inyungu nimba ari imishinga mwari mufitanye nimba ari aho ibyo mwari musamuriyeho bigakomeza nta kibazo aba rero byasenyutse byose igita kikwereka yuko aba bantu bapfuye ikintu gikomeye cyane hari amajwi rero yatangiye kuza numvishe yibiturutse mu bamotari avuga ngo iki ngo burya ngo bajya mu Bubirigi ngo bagahurirayo ngo hari ukuntu ngumwe ngo yabengutswe abengutswe rero undarafuha sinzi nimba yarafushye kubera bateretse mugenzi we cyangwa nimba yarafushye kuko uwo muntu nawe yamushakaga aho niho ntaragira ikibazo urumva umwe ngo yarabengutswe undagira gute arafuha ese yafushye ate arafushye nyine kundi bamubengutse we bakaba batamubengutse ubwanjye ubwo mba numva yuko ubwo bateretse umuntu we njye nuko mbyumva nk'ubu bateretse girlfriend wawe ntiwarakara niko mbyumva kuko iyo ari ukuvuga ngo ni umuntu nuko uwo muntu aje kumutereta atari uko ataterese wowe twabyita ko yagize ishyari twabyita kugira gute gufuha ni ukuvuga ngo umuntu nimba yafuhiye undi rero birasobanura ngo uwo muntu yari umuntu wiwe nuko zimeze hanyuma rero ngo byatangiriye aho buriya ngo bakiva hanze byari byarasenyutse kera bapfuye ko umwe yageze mu Bubirigi agakundwa n'undi akundwa umuntu babona boyfriend cyangwa se umuntu bakundana ndabifuhiramo yego ati ni gute ukundana n'abanyamahanga ahubwo se ni gute ukundana n'aba bantu bije bite ukishaka kunca inyuma ese nuko usanga uteye uranshitinga asoni ibintu byo kunca inyuma biremewe izo nkuru Tariski niwe wazanye amahano Tariski niwe wazanye izi nkuru mu bantu none ndi kubona wagira ngo inkuru yabaye impamo none se nimba wa mugani umuntu ashobora gufuhira undi ko nta kintu wumvamo kiri mu gike kinini hubwo ese umuntu afuha kuko byagenze gute kuko uwo ari gufuhira kumva kuko wenda umwe yafuhiye undi bitewe ese ko bari batatu uriya wa gatatu we ntabwo abirimo cyane wabirebera ku ruhande ntabwo bashaka kubijyamo uriya ni no stress mba mbona rwose banamuciye inyuma nimba binabaho simbizi uriya yakomeza ubuzima nabirenze ntabwo akomeza ibintu rwose ariko undi we imbiri kugirana ikibazo nawe murahigana nibyo bita urukundo rwa nyarwo murahigana kugeza wicujije ibintu wakoze ibyo ari byo hanyuma rero amaherezo y'aba bantu araza kuba yaherera amaherezo yabo ni uko umwe agomba gusaba imbabazi mugenzi we ubu Muyango arasabwa kuza gusaba imbabazi DJ Brian nimba ari we wamuhemukiye cyangwa DJ Brian arasabwa kuza gusaba imbabazi Muyango kandi rega kubana neza n'abantu amahoro ntibigombera ibintu byinshi bamugane wayandirimbo kuko bitagomba amafaranga ntibinagomba ko bitagombera amashuri ntibinagomba amafaranga ntibinasuzuguza ubigize bibarize bibananiza iki nimba uzi yuko wagomeye umuntu wamukoshereje wamuhemukiye kumusaba imbabazi birakwica hari na santimetero bigukuraho kuko wanganaga hari n'ikiro kimwe gitakara kuko wari umeze hari ubwo bigusanga usubira mu ishuri ujya kwiga hari ubwo bikuvuga ngo ujya kuri konti ubikuza yanga wasabye imbabazi amahoro agahinda ariko Muyango yahemukiye DJ Brian kuba yaramwirukanishije
ntabwo ngewe ari uko mbyumva byakoze byari bikwiye byari kuko uwo mu boss yamwirukanishijeho yaza kubona ko Brian amufitiye umumaro urumva amufitiye umumaro nawe ntiyari kumvira inama za Muyango sibyo kuko boss w'icyabareba ni inyungu yego zibyinjira ntabwo afata umuntu uri kukwinjiriza ngo nurangiza ugire gute umwirukane ubwo byabaye kuko byari ngombwa nyine ibyo rero simbyita kwirukanisha kandi nawe kugira ngo buriya hari ibyo bita gucinya inkoro sibyo iyo ubona ahantu uri gukora boss wakwishyura neza ari umwana mwiza kuri wowe ukabona hari ibihombo biri kumwinjira ku mpamvu ureba ubona we ntiwamugira inama ushobora kumugira inama ushobora ahubwo wamugira inama kuko ako kazi ugafitemo inyungu nawe ndetse nyinshi aho kugira ngo gafunge imiryango nawe ubura akazi wamugira inama kugira ngo akazi gakomeze erega muri ino simba y'amagara aterewe hejuru wese asamaye nese bigenda bite kuba ari Muyango wirukanisha abantu we ntibamwirukanisha hari ukuntu ngo ajya ngo aganira neza cyangwa nuko ari we ubahagarikiye ujya Muyango ngo aganira neza hari na Brian yabigarutseho ashimira Kenisi cyane aramubwira ati ubundi umukipa ati Kenisi ndamushimira ati wavuze ikintu ati nenda rabuze aho mpera nkivuga uribuka ijambo Kenisi yavuze yaravuze ngo bariya abakobwa bahostinga babari indaya umunsi avuga iryo jambo abantu benshi bahise bishyiraho ifoto yande ya Muyango muhita mubihuza rero nibyo Brian yavuze ati ndashimira cyane Kenisi ati ibintu wavuze ni ukuri aho Brian yanivugiye yuko mu magambo ye ko ngo uwo muntu bakoranaga we ngo hari ibyo yatangaga badashoboye gutanga nihitiraga mu mbabarire navuga ati bavuze ati Tesha na Brian batese bizagenda bitenge ngo nifuza ngo turifuza kwa twajya guhura n'umuntu bita Kenisi namutaruka tukabashima kuko na abantu babagabo ako so batubonera umwanya ra none se Kenisi yaravuze ngo abahosta se cyangwa ahubwo ni Kenisi yaravuze ngo abantu bahostinga ni indaya ariko umva none Kenisi mu kuvuga ko abantu bahostinga ari indaya Brian yashimira Kenisi ati ndashimira Kenisi uriya mugabo azi kwitegereza Brian nuko ngo yemeje ko abantu bahostinga ari indaya uriya hari abazi b'indaya bitewe nuko nacyaje twigeze gukorana ikiganiro nkubwira ko ntago hari indaya mbihamya navuga ko batabari indaya none rero ubihakana bo bakorana nabo babyemeje ura ni nk'uwa Brian uriya mugabo azi kwitegereza Brian nuko ngo yemeje ko abantu hostinga ari indaya uriya hari abazi b'indaya bitewe nuko nacyaje twigeze gukorana ikiganiro nkubwira ko ntago hari indaya mbihamya navuga ko batabari indaya none rero ubihakana bo bakorana nabo babyemeje ura ni nk'uwa Brian buriya Brian yemeje avuga ati koko amakuru Kenisi yatanze yo kuba abantu abahosta cyangwa se abantu bahostinga ari indaya nayanyayo kuko hari abo nakoranye nabo nabonaga ibyo bakoraga kandi hari n'ikiganiro yakoze muri icyo kiganiro aza kuvugamo amagambo nabwo aremereye avuga yuko ngo abo bantu ngo babona akazi ari uko ngo hari ukuntu babanje kujya kuganira mu byumba by'ibanga na ba bosi babo ubwo se si uburaya kuryo Brian atinyuka ega uburaya ni iki uburaya ni transaction iba yabaye hagati y'abantu babiri umwe yatanze igitsina undi nawe akamuhonga ikintu cyari cyo cyose runaka ashobora kuguha amafaranga urumva ashobora kuguha impano runaka ashobora kuguha akazi donc exchange iyo exchange ibaye kuko hari icyo wabonye nawe watanze umubiri wawe ubwo ni uburaya none ubwo Brian sikosa yakoze kwita mugenzi kwita Muyango indaya ntabwo yabimwise ariko yavuze ngo avuga izina rye ariko nyine mu marenga twe duhita tubona ibyo avuze nta kosa yakoze rero nimba koko ibyo twatekereje ari ibyanyabyo bikaba bihura n'ibyo yiboneye kuko twe ntitwamuhakanya yenda we afite amakuru yuzuye n'ibimenyetso na cyane ko yavuze ngo ibimenyetso murindire biraje byigire hanze ngo ubuzima ngo bw'abo bantu bakoranaga na Brian ngo buraje butakare hanze vuba mwitega amavideo ubwo vuba tuntu tw'utuvideo twa hato na hato none se ndi kwibaza nyine akibaza tugiye kubona tukabona
Yego. Wenda Time akavideo. twese turi kubyita ibihuha benshi bari kuza bavuga ngo Brian na Muyango ngo bagiranye ikibazo ariko nanone uyo Brian aje agasa nk'uwemeza ko bashaka kuba bakora uburaya abantu baba hostinga basi akirengagiza ko afite na mugenzi we uwo nguwo wakoraga ibintu byo guhostinga ntabwo yabyirengagiza buriya ari amakuru yatambukije ahere kuri facts z'uwo bakoranaga nyine nuko mbyumva kuko ntiyavuga ibintu atazi buriya ari kuvuga ibintu azi neza. Wowe wakemeza ko Muyango ari indaya? Ntigize mufatira akaguru ubwo nabyemeza mbihereye he? Ushingiye ku ariko ubwo bishingiye ku makuru yabitangira nakekeranya nakekeranya nkavuga nti birashoboka cyangwa ntibishoboke ariko kubyemeza byo sinabyemeza kuko ntabwo nari impari bakorana iyo transaction n'umukiriya we cyangwa se ngo mpabe mbona baciririkanye ibiciro aho nabangiye kubeshya gusa ntandi urivugira ubusa ku musozi wo n'umugani w'umunyarwanda yaciye ubwo ngendana n'ibivugo ngo biravugwa biteye ubwoba cyane gusa ariko bibaye ari nabyo sinzi icyo twaba dushaka kuri uyu mwana w'umukobwa kuko ntabwo yaje kudutira ibyacu ngo aba ari ibyo ajyana ibyo yaba ajyana byaba ari ibye ubundi turamushaka iki ni ikibazo gikomeye oya ndakubajije bibaye ari n'ukuri jye simbyemeje ko ari ukuri simbizi ariko ibyo avugaho nimba ari ukuri koko turamushaka iki kw'ibyo ajyana ntabwo adutiye ibyacu ngo bari ibyo ajyana nta nubwo aje gutwira ibya bene wacu cyangwa se ibyo badukomokaho ngo abijyane turamushaka iki